afite ibyo yabonye ariko nshingiye ku bintu umukozi yasobanuye uko biri kose aba bantu nabo hari umutego bashakaga guta muri Skyto. Umukozi wo mu rugo yaje aravuga ngo ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwe mwese mudahwema kubana natwe mwese mudukurikirana umunsi ku munsi ku biganiro bica no kuri Nili ya TV1. Igitondo cyiza kuba mubyutse, umunsi mwiza kuba urimo, ijoro ryiza ku bagiye kuryama, buri wese naho aherereye n'ibihe arimo namubwira ngo nakomeze kugubwa neza n'ibyo biharimo. Uyu ni Skyto n'umugore we, Skyto wa Baga, abenshi niko mumuzi cyangwa se inkoma amashyi y'igihugu n'andi mazina menshi yitse Papa Doughboy ndetse na Mama Doughboy. Nibo basitari ba none turi buze kugaruka cyangwa se turi buze kuganiraho. Ngwino ubane natwe tubane muri kino kiganiro. Ntubibagirwe gukanda subscribe, nukunde iyi video urayisharinga, kandi nugira ikibazo uracyandika muri comment tube twagusubiza, cyangwa se igitekerezo cyawe nacyo cyandike muri comment. Tudatinze rero ngo Skyto n'umugore we abo twita Mama Doughboy ndetse na Papa Doughboy, hari amakuru atari meza kuri bo bombi, aho uyu Skyto tayari yamaze gutabwa muri yombi. Uyu Skyto yamaze gutabwa muri yombi azira gukubita uyu mugore akamuca amatwi. Ni ukuvuga ngo uyu Skyto n'umugore we baherutse kurwana, ariko kandi bivuga ko n'amakuru yatangajwe n'uyu mugore we, aho yavuze ko yamurumye ugutwi ariyo ntandaro ya biriya bisibe byose. Byose turabira muri kino kiganiro, turakora ubusesenguzi bwimbitse, wowe utera agasonga bugari ubundi tubane. Aba bantu mu makuru twavanye hano hagiye hatandukanye, amakuru twakuye ku mugore we, amakuru tukayakura kuri uyu mugabo ndetse n'inshuti zabo zakadasohoka. Ayo niyo tugiye kugarukaho, duhereye ku makuru dukesha inshuti yawe yakadasohoka Jackie. Murabizi ko ari inshuti cyane na Skyto, ari genge yereka bari ko mbivuga. Tukimara kubona ko barwanye bikagira ubwo amuca ugutwi k'umugore, afite ibisebe binini kandi bikabije ku gutwi kwe, Jackie yaje agira icyo abivugaho. Jackie yaje arabanza anenga uyu Skyto by'umwihariko aramugaya, aramwita kuba murwana byo twese dusanzwe tubizi, ariko kuba wabuze uko wihangana ukagera ku rwego rwo kumukubita ukamuvusha ibisebe ni ubugwari. Aho uri hose uze witabe inzego zibifitiye ububasha, kuko rwose ni ubugwari. Mbese yarimo amunenga amwereka ko kuba barwana, kuba batavuga rumwe, kuba batabyumva kimwe, atakabaye abishingiraho, agera ubwo amukomeretsa, agera ubwo amuca ugutwi. Ariko kandi yagarutse kuri uyu mugore. Buriya Jackie namukunze, afite ukuntu akoma impande zombi, ukabona ko nta hantu abogamye. We ni nk'inshuti y'umuryango. Urebye we ibyo yashatse gusobanura nk'inshuti y'umuryango, kuko we yaje akoma impande zombi. Babwiye ko yari kuri Skyto amunenga, afite ubundi nta n'umugabo wagakubise umugore, none we wageze n'ubwo umuruma, umuca igisebe, umuca ugutwi, ku gutwi kurerera. Sibye ko abaganga ni abahanga nyine bazagusubizaho, ako nyine yari yamukomerekeje bya danje. Ifoto ye inateye ubwoba kuko arimo aravirirana. Ubwo Jackie yaje amunenga avuga ko rwose ibyo wakoze ari ubugwari, ukwiye kwitaba ukumva icyo amategeko agutegeka, kuko uyu Skyto yari yamaze guhunga adahari, atari kuboneka, yabaye nk'utorotse. Hanyuma agaruka kuri uyu mugore nawe, avuga byinshi kuri uyu mugore. Yavuze ko ari umugore udashobotse. Ibi mubyumve neza, Jackie ni umuntu ugenda mu rugo rwabo, bisobanuye ko uyu mugore adashobotse, agora Skyto, amurushya, amuvuna, mbese avuga ko ari umugore umurushya pe. Kandi ngira ngo koko ibintu bya Jackie bisa n'ukuri. Skyto muramuzi arihiringa pe, arihiringa, icyo murakizi, hasi hejuru murabizi ko yihiringa nyine ngo ashaka icyatunga buriya muryango. Rero ngo uyu mugore ngo ni wa muntu uba ufite byinshi amwifuzaho birenze ubushobozi bwe, kandi tutabeshye abagore bafite byinshi bifuza ku bagabo barabasaza. Ngo yaramusazije pe, ni wa wundi ushobora kwaka Skyto ibirenze, hejuru yo kuba yishyuye inzu,
yahashye buri kimwe cyose, ubwo ni bimwe twita irasiyo. Hejuru ko ibyo byose bihari, arenza akamwaka n'ibidashoboka, ngo nko gusohoka kenshi gashoboka, gutembera, amasoruta adashira, mbese ibintu by'iraha. ngo uyu mugore akunda ibintu by'iraha, ngo nimba amusabye amafaranga yo gusohoka ntayamuhe, cyangwa akamusaba ko basohoka ntabikunde, already umugore we ngo ahita agenda. ngo ahita agenda avuga, mbese nyine avuga ko uyu mugore ari umunyeraha ku gipimo cyo hejuru, kandi ngo iraha rye rirenze cyane ubushobozi bwa Sikayito. Avuga ko iraha rye rirenze amafaranga uyu Sikayito bwe akorera. Ibyo bigatuma uyu Sikayito akora ubutitsa, akora ubudahumeka, akora amanywa nijoro, kugira ngo arebe ko yatunga uwo mugore wifuza bino byo mu nzu, mu rugo abantu twese tuba twifuza, kuba watura ahantu heza, warya neza, nyine iby'ibanze basic need kuba zihari, ariko akenera n'iby'umurengera, kuba yasohokera ahantu hadanje, ahantu hahenze, kandi akabikora kenshi na kenshi. Hari ibindi Jack yatangaje ariko twe tutahamye kuko ntitubizi. Avuga ko uyu Jack mu gusohoka kwe, uyu mugore mu gusohoka kwe, ngiyo bibaye ngombwa aho kurararayo, iyo yasohotse nyine bikaba ngombwa ko soroti yiwe irafata no mu masaha ya nijoro. Avuga ko nta kintu na kimwe bimubwiye. Yatangaje ibintu byinshi, ubikeneye yajya kureba ku kiganiro Jack yakoze abisobanura, agakomeza n'andi makuru. Ibyo ni amakuru dukesha izo nshuti zabo zigenda muri urwo rugo, batanga ubuhamya ku mpande zombi. Ariko uyu mugore nawe yaje agira icyo abivugaho. Ubwo bari bamubajije nimba Sikayito azagaruka bakongera bakabana, yavuze ko atabana n'umuntu wamuciye ibisebe, wamuciye ugutwi, aho yanasobanuye uburyo ki yamukubisemo, uburyo ki barwanyemo, arabisobanura. Ariko tukiri aho, uyu mudamu nubwo ari umuvegitime, hari ikintu njyewe namugayeho. Nimba uriya mukobwa ubana ari umukozi wo mu rugo, nimba ari umukobwa bavukana, ariko hagati aho reka ngira akantu mbibutsa, abakozi bo mu rugo ntabwo tukibita abakozi bo mu rugo, ahubwo ni abadiyakoni. Ubwo nimvuga umudiyakoni mubyumve neza ko umudiyakoni kuri ubu ari umukozi wo mu rugo, babaye ibora, babaye amadolari, ntabwo bakiri abakozi bo mu rugo. Nkurabure nimba unamufite, uramenya utazamwita umukozi wo mu rugo, ujye wibuka ko ari umudiyakoni. Icyo kimenye neza, utazibeshya ukamwita umukozi wo mu rugo akakwigaranzuka, akarara agiye atanagusezeye. Ni abadiyakoni. Nimvuga umudiyakoni rero mubyumve vuba. Uyu mugore rero ubwo yaganiraga n'itangazamakuru, ndumva ari Inyarwanda, abasobanura byinshi mu rugo rwabo, yavuze ko urugo rwabo rurangwa n'amakimbirane adashira. Ibyo n'umugabo wabivuze, reka manze ngaruke ku by'umugore. Umugore yavuze byinshi kuri Sikayito, avuga uburyo ki yamukubisemo, avuga uburyo ki yaje atera akaduruvayi, ariko ikintu mugayaho azana umukozi wo mu rugo. Ni ukuvuga ngo uyu mama doboyi cyangwa se umugore wa Sikayito yagize gutya, arasobanura byinshi, azanamo n'umutangabuhamya w'umukozi. Nibyo koko umukozi nako umudiyakoni, nibyo koko yari ahari, afite ibyo yabonye, ariko nshingiye ku bintu umukozi yasobanuye, uko biri kose aba bantu nabo ari umutego bashakaga guta muri Sikayito. Umukozi wo mu rugo yaje aravuga ngo Sikayito ngo agikora ibyo ngo nese mfunga ngo ataducika. Urumva neza ko ubwabo tageti yari yo kumufata kugira ngo bamushyikirize inzego cyangwa se adatoroka. Ni ibintu umukozi uwo mukobwa we yisobanuriye, avuga ko rwose ngo akibona ibyo byose bibaye, ngo yese ajya gufunga urugi ngo atabacika. Nkabaza se uwo mugore, se mugore mama doboyi, ko nawe ubwenge bwawe nahise mbupima, muri mu ntonganye aho mutakinguye ngo nimba munasohoka musohoke, ahubwo umuntu uri kubakubita mu mukingiraniye mu nzu ngo ni ukugira ngo atabacika. Ubwo se wasanga nuko gutwa ariho kwaciki, iyo akomeza agahuraguranaga ari mwebwe mwari kuba mwizize. Njye nzi neza ko hano bari kurwana, ushoboye guhungahunga, ushoboye ubonye aho asohokera arahunga, kuko hari abagabo babi agira gutya ajya gutera amahane mu rugo rw'akabanza agakinga, ngire ngo ibyo murabizi. Arangije wati ngo nyine ngo nabonye ngo bigenze gutyo ngo njya gukinga urugi rwo ruguru ngo kugira ngo ataducika. Gusa wa mukobwa we nawe wa mama doboyi we, mwari mufite ubushobozi bwo gufata uyu mugabo ngo atabacika.
ariyo mpamvu yabatsibaguye. Uyu mugore yasobanuye buryo ki ngo Skyto yakubise umugore ngo agakubita n'umukozi ngo taburo imanitse mu nzu yabibakubise, wenda reka tubyemere, ariko se ko mutirutse bwo mukamukingiranamo, wabona umuntu wasaze ukamukingirana mu nzu urimo? Mukingirana usohoke, cyangwa mu kimwe wasohoke wikingirane, umusohore we wikingirane. Aho ngaho rwose wema amadoboyi n'umukozi wawe, aho mwabikinnye nabi, iyo game mwayikinnye nabi, gufata umuntu ufite ikibazo ugashaka kumukingiranira mu nzu ngo ni ukugira ngo atagucika. Uko biri kose namwe tageti yanyu kwari ukumufungisha kuruta uko mwitabara. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, hano mu basitari hari ibintu bimaze kumenyerwa, n'aba ngaba mbona ari byo bagiye kuzana. Uriya kuri Gafaranga na Aneti, aba bantu bagize gutya, Aneti ajya kwiregera umugabo we Gafaranga, ajya kumurega pe. Twumvisha n'ubuhamya bwinshi bugiye butandukanye igihe Gafaranga yatabwaga muri yombi. Abonye neza ko bamaze kumwinjiza mo hariya nyine aho yamwoherezaga, Aneti azatera amahane n'iki n'iki, asaba ngo iki ngiki mwamufungurira umugabo. Ibi mbivugiye iki? Ntabwo navuze kuri Aneti Murava na Gafaranga. Uyu mugore wa Skyto yifungishirije umugabo, yivugiye aho mu kiganiro yagiranye n'Inyarwanda ati sinabana n'umugabo wanciye ugutwi. Amuvuga byinshi ati njyankubise ngenzo ku ati afashe iriya ntuza iriya taburo arayinkubita, ayikubitisha umukozi ati yatujegeje. Mbese nyine mbese ari we n'umukozi we bari kumushinja, bari kumutangira ibihamya bifatika by'uko yari umugabo mubi w'umunyamahane. Kandi mubyibuke, mbese ibintu umugore we yavuze bibaye ari ukuri, Skyto yakatirwa, yafungwa agakatirwa, kuko haba harimo ihohoterwa n'iyicarubozo kuri aba bagore. Ariko ikibazo kirimo ni iki kimwe, uyu mugore bafitanye abana babiri, mubyumve neza. Kandi nubwo twiyemera, ukuboko kw'abagabo cyangwa se imirimo y'abagabo niyo igira uruhare runini cyane mu kubaka urugo, mu gutunga urugo no mu gutunga umuryango. Uko biri kose umugabo iyo agiye guhiga azana igitubutse ugereranyije n'umugore. None uyu mugore niwe mwifungishirije dushingiye ku bimenyetso yatanze. Afite abana babiri, ntabwo mbizi nimba umwana umwe mukuru yiga, ariko uko byagenda kose nta kuntu yaba atiga, kuko ntabwo wabyara umwana wa kabiri wa mbere atarajya byibuze muri nasari ya mbere. Aba bana bariga, bagomba kwishyurirwa minerivare. Skyto murabizi nta nzu agira, yakodeshaga, uyu mugore arakodesha. Usibye iki, uyu mugore arabahwate. Kare kwa kundi bahita bagaruka muri showbiz mu mihanda, mu binyamakuru ati nimudufashe tumerewe nabi. Ko kibona Aneti yafungishije Gafaranga afite ibyo bietaje bari kujya bavana bayabapangayi, uyu mugore ko Skyto akodesha, biragenda bite? Buriya mwabagore muri mujye gufungisha abagabo banyu mujye mureba kure. Wowe ushobora kumufatira ikindi gihano gikakaye, wamurega mu muryango bakamuhana, wamurega muri genge ye, wamurega ahantu henshi ukanamuta, kuko n'ubundi iyo umwohereje muri gereza ntabwo muba mugiye kubana. Ariko uramutse umutaye, wenda uri i Kigali Kacyiru cyangwa se Kicukiro, ukigira muri Gasabo cyangwa muri Nyarugenge, ugatandukana nawe, cyangwa niyo Kigali ukayisohokamo, ukava Kigali ukajya Rubavu, ukava Rubavu ukajya Musanze, ibyo ngibyo bituma umugabo agufashiriza aho uri, weho n'abana ntimwandagare. None kumwohereje muri gereza, abo bana barabaho bate, wowe urabaho gute? Iki kintu mujye mukirebaho. Kuba utabana nawe ndabyumva 100%. Ubundi ni n'amakosa mwakoze, mugera ubwo mucana amatwi kubera iki? Hari ikiziriko kiri mu wundi, cyangwa mugira ngo turacyari muri ya magambo ya ba mama wacu, nako banyogokuru ko n'aba mama wacu iyo mvugo barayiyambuye ngo niko zubakwa. Ntabwo ariko zubakwa. Kera barakubitaga, nta muntu wigeze wumva umugabo wishe umugore we. Ku ngoma y'abanyogokuru bacu nta muntu n'umwe wigeze wumva umugabo wishe umugore we, nta muntu wigeze wumva umugore wishe umugabo we. Ariko ubu turabyumva, gute uzumva ngo niko zubakwa? Kandi kera uko zubakwaga atari ko ubu ngubu zubakwa. Kera uko biri kose umugore yakoraga imirimo yo mu rugo, umugabo we wagiye guhigahiga, hako mwese muragenda. None zizubakwa gutyo, umugore yari uwo mu bikari, hako ngo umugore n'uwo mu mirimo no ku mihanda n'uwo hirya no hino.
ni gute umbwira ngo niko zubakwa bigera ubwo baguca amatwi ko mwatandukanaho mwaratinze ariko kandi mugore mvuga ngo ahantu uri kohereza Skype cyangwa se wamaze kumwohereza nta nyungu nimwe habafitiye mwembi. Skype nibyo ko kagiye gukubita y'imyaka 2 ariko ataye ni nkoma amashyi y'igihugu nta kindi cyahafitiye igihugu usibye kuba wowe mama Doboyi mudahuza. Icyo cyaragihanirwa na Kiryozwe arakubita y'imyaka 2 nkabafata ku mavuta bose azagerayo yiyakira agaruka ubuzima bukomeze, ariko we mu myaka 2 uzaba warandavuye isi yarakubonye. Mugore mu myaka 2 Skype ari kwirira uruhungure nta pressure y'ubukode yindi muriho arabari hariya isi heza pe, ariko we mugore uzashavura uzandavura kubera ko ugiye guhangana no kwishyura ubukode wishyura umukozi umva uzabibona wa mugore we. Icyo bivuze ni iki? Gabanya kumushinja biriya byose kuko kuba yagukubisa akagukomeretsa birahagije byonyine ubwabyo biramurega bikanivugira, ariko ko wazana n'umukozi utujuje imyaka ngaza ashinja umugabo wawe. Abakozi ni beza pe ako finally dutandukana nabo ntabwo mubana karamata kabone ngo mubana karamata wamushyingira akava mu buzima bwawe. Ubusugira ngo abakozi bazi kwanariza bazi no kujajinga bura nawe amabi yawe abayabona bibaye ngombwa kuko n'umwana bamuhaye mikoro ativuga impande zombi aho wowe udahari wa mugore we nawe we yakumanuka nawe ubwawe yakuvuga nkavuga ngo reka ibisebe biburane reka ubuhamya buburane, ariko kuza umushinja wifashisha n'umukozi nabyo ntabwo ari sawa cyane. Ikindi kuri Skype nawe ubwe yatangaje byinshi kuri uyu muryango, aho nanone amakuru dukesha inshuti zabo zigenda muri ruriya rugo batubwira ko ruriya rugo mu cyumweru byibuze barwanamo nka 3. Mu cyumweru barwanamo nka 3 byibuze niko gake. Aho Skype yaje atangaza ko n'ubundi bari muri gatanya bigeze kure igihe kigeze ngo basinye ku masezerano yabo cyangwa se basesa amasezerano bagiranye. Murumva kuko biri kose bari muri gatanya, ariko dire kuri amugora amwohereza muri gereza n'ubundi byose kimwe. Natwe kumva bari muri gatanya wa mugani wavuga ngo ubundi amufitiye izihe mpuwe hako Daniel mwa muri gatanya rijyago kubita indezo. Burya umuntu abamubare ko ntaba mubi ku bana be, ariye yavuga ati abana banjye baguriye n'ifu y'igikoma cyangwa se baguriye n'amata. Uko biri kose mwa bantu mwenge mbona muri gereza ari habi bya hatari. Muri gereza ni habi ubundi umuntu wawe pe wakunzeho wakamuremeye ibindi ibihano mu isi birimo atari ngombwa ngo ajye guhanwa n'itegeko rimugo nawe uburana n'itegeko. Ubu ngubu Skype hanagiye kugongwa n'itegeko atazaba yemerewe kuvuga kubera iki gukubita no gukomeretsa bigize icyaha, tutitaye kuri nyiri makosa tutitaye kuri nyirabayazana upfa ko wamukubise kandi ukamukomeretsa, ibyo bwabyo bigize icyaha. Icyo bivuze ni iki? Skype we uburoko wabubonye ubwo nkabwira uyu mugore ni nyamara shagereza n'imbeda buriya wamusebya no wamuhanira mu muryango kwa sebukwe nabo bakamumwaza bakamunenga bakanabitandukanyiriza nk'umuryango ubundi mugakomeza amategeko, ariko ni hatari. Hanyuma rero Skype nonyine nk'uko mbabwiye yatangaje ko bari mu nkiko divorce igeze kure. Ese bundi nibaze abantu bari muri divorce ku kibera icyo bagihurira mu nzu ntabwo bumva ko umwe yakwica undi. Nimba abantu bari kwaka gatanya zinageze kure kuki baka gatanya bakiri mu nzu imwe, kuki utakumva neza ko ku munsi wa gatanya umuntu ashobora no kukwica cyangwa akaguhima mu bundi buryo gakora yamuciye ugutwa akaba yamuvuna nk'ukuguru cyangwa nk'urubavu cyangwa akaba yagusigira ubumuga bw'ibihe byose. Njye numva ko abantu nabo bwabo baratinze kuba bageza kuri gatanya bakiba mu nzu imwe, nabyo ubwabyo ntabwo twabishima. Ariyo mpamvu ubona bari kugwa muri izi ngaruka. Burengeye rero ukuntu mbibona mw'abantu urugo ni rwiza pe, urugo rugereranwa n'ijuru rito, urugo rwubatswe neza rugereranwa n'ijuru rito. Bivuze iki? Zirango nziza nk'izaba Tom Close ba Riderman ba Butera Knowless, ubwo ndi kuvuga
urugero ku basitari ko nibo bari bazwi na buri umwe, abantu tuzi bafite ingo nziza pe, Tom Close azamo, Riderman n'umugore bazamo, ba Antoine Rutayisire kwa Papi Clever, ziriya ngo zose zigereranwa n'ijuru rito. Bivuze iki? Umunezero baba barimo ntaho utaniye n'uwo tuzagira mu ijuru. Urugo ni rwiza pe, kuko nimba rushobora kugereranwa n'ijuru ni uko ari rwiza, ariko kandi ubwiza bw'urwo rugo ntago nava ngo ntago ari urwa buri wese, kuko ntanze nk'izo ngero kuki natanze ama G The Black cyangwa ntanga urugero rwa Pastor Mutesi cyangwa ba Mama Sharirene, nuko nzi ko ntago ubwo bwiza bwose abantu bose bubageraho icyarimwe. Bivuze iki? Nimba ubona ko iryo juru ryanze, urwo rugo rwawe kuba rwaba ijuru rito byanze, ufite gutekereza kabiri utazanarusigamo impanga. Nimba koko umugore ishema ryawe ni umugabo pe, ariko nimba ubona gukubita akakujegeza ariko agukubise nkande, inka ntizigikubitwa, abanyeshuri ku ishuri ntibagikubitwa, umwana mu rugo ntagikubitwa, kubera icyo umugore ari we muntu ugiye gusigara akubitwa. Kuki twakwemera ko umugore ari we inkoni zisigaraho? Reka wenda mvuge bikeya ko byo nabonye nkiri muto. Ngiye nakuze abantu muri gereza kera cyane, kuri ya masitasiyo ya polisi babakubita, ariko ubu barabagorora, barabakansaringa, barabaganiriza. Nimba hano hose inkoni icyo gihe uyobaraga aba local defense, twabitaga abakuru defense. Icyo gihe wakora icyaha nyine bajya kugufunga, umukuru defense akaba yabonye akazi akagukubita. Nimba ibyo bintu bitakibaho, kubera icyo umugore ari we muntu wasigara kubitwa? Tuvuga ngo u Rwanda rutemba amata n'ubuki, kubera iki ubwo buki n'ayo mata ndavuga binyuze mu mutekano, kuki bitagera ku mugore? Umugore ngo niko zubakwa, ugakubitwa kugeza ubwo ucibwa amatwi, ngo ni ukugira ngo ukunde ngo ugire ishema ry'urugo. Ariko muzi ko n'umugore wabyaye abana bari ishema rye. Njye ntabwo nakumva ukuntu umuntu mushwana murara murwana mu cyumweru murwana karenze gatatu, byumvikane ko nta gihe cy'ibyishimo mugira. Nimba mwemba umugore ahamya ko n'umugabo agahamya ko n'inshuti zikabihamya ko mu cyumweru barwana karenze gatatu, urwo rugo si uguhatiriza, ikibura si ukuhasiga impanga. Ubu se si ikibirindirije? Icyo birindirije ni igiki? Ni gereza ya Sikayita arayibonye. Kabiri ni ukwandavura k'uyu mugore yitunga abana. Kubera iki? Kubera ko buriya kabone nubwo baratandukanye umugabo adafunzwe, ntabwo yabura icyo amumenyera nk'umuntu babanye, unamuhekeye ntabwo yari kubura ikintu ajya amupangira, akamenga icyo gikotoro cy'abana arakimuha, ayo mata ayo magi arayabona. Ariko bose ingaruka z'umutekano muke w'urugo rwabo zirabageraho, kubera ko umugabo arafungwa, umugore arasafaringa ashaka ibitunga abana. Mvuga iki nsoza? Nimba mubona mu rugo byanze, mwaragoragoje umwaka wa mbere bikanga, mukagoragoza uwa kabiri bikanga, sinibaza ko mu wa gatatu aribwo bizemera. Ntacyo, abagore tuzi kwizirika no mu wa gatatu tukagerageza. Nimba umwaka wa mbere byanze, wa kabiri biranze, wa gatatu biranze, inshuti yanjye muvandimwe, buri uko kugerageza kundi ni uko iki warekuye ko hitamo imaritse. Ubu umunezero w'igitsina gore ni umugabo buri mwese nta kindi cyamunezeza ku buryo ari ku rupfu avuga ati isaha n'umunota napfa. Kandi kabone n'ubwo umugore yaba ari mubi, iyo hajemo gukubita abagore nitwe tuhababarira, kuko abagabo bakubita batababarira, bakubita nta mbabazi kandi bakubita nabi. Ari nayo mpamvu uriya mugore yacitse ibisebe. Nasoza mvuga ngo bagore mureke tumenye ubwenge, nta mpamvu yo kugira ngo ingo tuzizirikemo kandi tubona neza ko nta mutekano uzirimo. Mugabo menya ubwenge, nimba n'umugore mwarananiranwe, umugore utamushoboye, kuko ari abagore babi, nimba ubona neza ko byanze, rekura. Kera abagabo bataga abagore, kuki wowe utamuta ngo wigendere? Uriya Kimenyi Yves yabikoze neza, yarigendeye, ariko Muyango ntiyaza ngo ahamye urushyi rwa Kimenyi pe. Kubera iki? Yabibonye kare arigendera. Nimba ubona ko ibintu bitameze neza, wasohotse mu rugo ukagenda, aho kugira ngo uzasohokemo na gereza. Uko biri kose
reka aba bantu babere urugero abandi bubatse. Nimbona neza ko bitagenda fata icyemezo. Nimba guhinduka byaranze we kubabaza undi mwana, we kubaza uwo mwashakanye. Nimbona ko ingeso zawe wowe ubwawe uri kwitekereza ugasanga uri kwicira urubanza, ingeso ufite zibangamiye uwo mubana, uko biri kose kugira ngo bizarangire nabi hitamo imara ipfa. Reka nsoze mbabwira ngo ndabakunda cyane. Aha ni kuri Skate n'umugore we, mu basengere. Bibaye byiza Skate ntabwo yafungwa, yaza akarera abana be, kabone n'ubwo umugore baba batakibana, yaza agafasha uyu mugore gukura kwa bariya bana, kuko mpamya ko kurera wenyine bivuna. Hano ni kuri Nelia TV1, mwakoze kubana natwe. Ndatekereza wakoze subscribe, nimba utanahakanze hakande, hanyuma iyi video nimba wayikunze uyisharinge ku bakunzi bawe, ikindi usige comment tuzaza tugusubiza. Ndabakunda cyane rero.